Imana yahaye umugisha ni sexe ikorewe aho igomba gukorerwa. Sexe yaremwe n'Imana, ntabwo yiha nukora sexe ukora nezerwe. Ni bangahe mujye gukora sexe mukabisengera nkuko musengera ibiryo? Mwese muzi ko ari ibipagani twari imibonano mpuzabitsina. Akenshi rero iyo twigisha abantu ibiki cyo turagitinya ntitujye tunakivugaho, usanga ari ikintu kiri tabu. Abantu nyine baravuga ngo reka ngo ibyo bintu ni ibipagani. Biriya bintu ntabwo ari ibipagani, ni ibintu byaremwe n'Imana ngo abantu babinezerwe. Niko Bibiliya ivuga, ntabwo ari gihe wabiremye. Muzarebe Bibiliya yanyu muzabibona rwose Imana yo irabivuga pe itomoye. Nabyo tugomba kubyiga. Ariko reka mbasigira ikintu kimwe, akantu kamwe gusa kabyo muzabyiganirireho. Nayo buriya sex itungwa na communication. Kwicara ukamenya ngo uyu muntu tubana yanezerewe. Rero niba ari ikintu Imana yahaye umugisha ni sex ikorewe aho igomba gukorerwa, hagati y'umugabo n'umugore rwose. Iyi Imana ikubonye ufashe madamu wawe muri sex, iravuga ngo yes, that's what I wanted. Nayiremye kugira ngo mujye muyinezerwa. No kuba mu buzima busanzwe biri mu by'Imana yishimira. Kubera ko kenshi bagiye batwigisha mu nsengero ngo ibintu bya sexe ngo ni ibintu by'ibishenzi, ngo ni ibintu ngo by'ibipagani, ndetse no kubyigisha ukabyanga, ndetse no kubivugaho ukabitinya. Reka da, sex iri mu bintu Imana yaremye ngo tujye tubinezerwa. Sibyo? Sex ifite fonction eshatu. Sibyo? Eshatu. Icyambere, sex yaremewe kugira ngo tujye tuyinezerwa. Yaremwe n'Imana, we nicyo cyambere. Wereka maze nsubizemo Imana hagati kuko biraza kongirira umumaro. Sex yaremwe n'Imana, ntabwo yihana nukora sex ujye uyikora uyinezerwe kugeza ku ndunduro. Uyinezerwe. Icyo ni kimwe mu by'Imana yayishyiriyeho. Niyo mpamvu iyo umugabo atanejeje umugore aba yishe inshingano ya mbere y'Imana kuri sex. Abagabo rero kenshi kubera ko twebwe ibyacu ndaza kubigeraho ubu mbirimo, abagabo twebwe uko wabigenza kose umugabo ntashobora kutanezerwa sex kereka yagize ikibazo, ko nabyo bibaho. Wenda muze kubimbaza. Aho mbivugira nuko umugabo wese muri condition normale anezerwa sex. Niyo mpamvu n'abasazi batwita ku muhanda. Gihe ntangara nkabona umusazi aratwite, nkabose umuntu wasambanye n'uriya musazi buriya ntiyabonaga ko ari umusazi. Ariko umugabo muri condition normale zose sex rwose aranezerwa, kugeza nawe ashobora no gufata umwana ku ngufu kandi akanezerwa. Ubundi niba ari ikintu kidakoze umugabo isoni n'umugore yari umugore we no kwambara ubusa murebana, mwese muzakora sex ariko barambwiye ngo bakora sex bajimije. Abajya gukora sex bakazimya ngo batamureba, ubwo hawuzemo intimacy. Muri ibyo bibiri ni ugushima Imana, yaremewe gushima Imana. Ariko njya mbaza abantu mwabwira ni bangahe mujye gukora sex mukabisengera nkuko musengera ibiryo? Ukabisengera rwose ukabanza ugashima Imana ukavuga uti Imana ndagushimira ko waremye sex, kandi ibi bintu tugiye kubinezerwa nawe ubiha umugisha. Ntiwubona mwese muzi ko ari ibipagani. Bya ni ibintu byejejwe ngo tubinezererwe. Bivuga ko kuba wanezerewe sex n'umugore wawe yanezerewe, ahubwo ujye mujye mubicekinga. Ndaza kubabwira aho bihurira na communication. Naje kugenzura nsanga mu ngo nyinshi abagore benshi hari n'abazasaza batamenye ko sex inezeza umuntu. Hari n'abajya babimbaza muri counseling akamurira pastor, birebe ibintu mwamwigisha ngo sex ngo rwose ngo iranezeza ngo ikagira umuntu ku mutima, ko giwe ntarabyumva. Ngo kurakara k'umwana w'umuntu ntigusohoza gukiranuka kuwiteka. So bikubwira ngo nurakara, ikana bisubira ngo ni murakara izuba ntirikarenge mu kirakaye. So ntukemerera umujinya yuko utinda muri wo. Ariko umugani nkunda cyane kurutaho nawo uba muri Bibiliya ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ibyo ubugingo byose niho biva.